ndi mu rugo shashira ngwino umugabo wanjye naho hari yagiye n'abana bagiye ntabana bahari n'umugabo yagiye ahubwo se uri hehe ko watinze shabanguka oya abana ntabahari gusa urumva ntakemera kuza abana bahari koko oya ntabahari wowe ngwino oya umugabo ntago ari buze vuba ndabizi okay nari bitebuka nyine tebuka sawa teta karame mama none nkubwira mfase genda kwa Karori bate ikintu cyose ushaka kurya ndabyishyura nyuma sibyo kahite njyaho ukunata unyure no kureba abana b'inshuti zawe mu kinani dara dukina umupira ese ko igira hano garuka mbona warakaye wabaye iki urumva nengeye kuvumba ara ipfo kwa Karisa banyimye ku ride ihangane bihorera ahubwo ndashaka kugutuma shama mihangane pe umutwe uri kunya byasana ndakubwiza ukuri niyo wambwira ngo mve hano ngere hariya sinagere kuko umutwe waba washwanyutse pe ihangane ngiye kuryama ndarushye ko se ubwo umutwe uri kukurya kurya nta gutuma umva genda ku isoko ungurira ibirayi urumva kumva no kwigira rutyo ugura ibirayi unyure n'ahandi muri wa murimo uteme ibitoki ubiha abakozi babizana sibyo ndibuze kuguhemba ngo sindi kukubwira ko umutwe uri kumva reka maze ngwiza ukuri kugerayo rwose byaba ari ikibazo gereka nunegera bisi kandi nabwo nkikira oya uragenda n'amaguru ntaguri butege wowe genda ku isoko ugenda ugura ibyo birayi unyure hahandi mu murima uteme ibitoki biha abantu babizana ubwo ibyo ni ibintu biragoye ikibazo umutwe uri kundya niyo mpamvu none se mubwa ko ubyikorera ndakubwiye biha abantu babizana ntacyo renzaho na defo y'intuza y'indagara nako y'intuza ubwo narenzaho na defo mfata agafuka se cyangwa genda baraguha agafuka ibyo wibiza amafaranga se ndagenda wowe nugerayo umpamagare ndayashyiraho ajya n'iki mutumye ibirayi unyure no mu murima uteme ibitoki biha abantu babizana ibirayi ibitoki uzana ibirayi ibiro 20 basi ibitoki bingahe hari ibitoki 5 sawa ubwo nabishyimo kirabo oya ibishyimo byihorera nta n'indagara wowe ureba ibikenewe nyine ubizane nta n'ubunyobwa byose ubizane basi yego nagiye sinjye wabona uvuye urabona igihe How are you? Fine. Isn't it? Ameze neza so none se hari umukadogo wawe ufite we nabwo agiye kumparikira imodoka neza ibyo nta kibazo uya bashobora kuba baduca amafaranga menshi barimo batuparikira cyangwa se bakatwandikira nyine wowe ndabikora abanza ari ukuntu ushobora kwinjira mu nzu ese ntago ahari oya ntahari naho hari wow thanks sibyo nyine ni karibu twinjira ni karibu oya ni ikibazo ningeze nta urimo oya naho hari urumva nakemera kuza se hari naho hari yagiye ese ni karibu injira ariko ngewe nagira nkubwira akantu gato sibyo ngiye mfite amasaha makeya sibyo ko ngiye kujya urimo kumara amasaha ngiye kujya muri Uganda bya bintu urumenyereye ngo turarana sibyo ntago ubu ngubu noneho bihari akabyiza ngiye gukora urakagenderaho iminsi okay naringa injira nyine nta kibazo amasaha 2 urayemera nta kibazo injira nta kibazo biba ari kubanza nyine ndabikora ndabikurikirana sawa ninge hamwe ngunzana ibitoki ngo nzane ngo n'ibirayi ngo ibiro 4 umva ama ntawe urimo ra mama
nakubwiye warumbuye ngo nzane ibitoki nakubwiye ibiro 10 by'ibirayi ngiye mu murimo utema ibitoki biha abantu babizana ntuze ko wikingiranye se wagiye aho nagutumye ukuvuga ngo warumbe ibiro 10 by'ibirayi n'ibitoki okay Mama warumbe ngo nzane ni umwana umbarira shewe nakubwiye ibiro 10 by'ibirayi no mu kunyura mu murimo ugatema ibitoki n'ikibazo vahanga toko cyangwa yute nayo yizane ngaho je nagitunguru ndibuzane se mama humura n'ubundi wakomeza kunshishibikanya ngo ngende nabimenyera ubundi ngo harimo ikigabo cy'urukara ahubwo se kije kukoza ibirenge se mbwira neza ako umusazi wagiye nagutumye ikindi ushaka ngana iki nakubwiye ngo hano harimo ikigabo cy'urukara ngiye sinagenda ntamubonye umugabo nabo gusa buriya rero cyagiye nazaga nkubwira indagara numvishe kirimo kirakubwira ngo uragiye se erega n'ubundi ntabimenye ko hano hari mu rugabo rw'urukara n'ubundi nushake ibyo uri muri yigirisha byose dore na paparaje dore nguri uramubwira ngo iki uramubwira ngo iki azendore ndamwirwe mezo pesa kono mezi nk'abantu bari gutongana habaye cyane komeza nk'abari gutongana nta kibazo aguse papa ntango uce ko nuzafunguye harakwa wa mugabo oya nyine mama yaranumye kwa murokore arambwira ngo ngene nkunzani nuza nk'ibirayi kwa murokore bansigaramo 1000 none banze gukima nicyo turi gupfa ntango wace yafunguye sha papa wamerekeje nkajya kureba yo ko wafunguye sha uyu mwana usuzugura urabwira songo sha mwana usigaye usuzugura ngo sha kubwiraga nyine ushobora wenda kumerekeza nkajya kureba ayo mafaranga nkagira ahubwo wa mwana ibyo bintu nimo simbizi reka nje kwa niryamye bawitonze gato reka maze ubwiza ukuri wawe reka maze ubwiza ukuri nubwo uri papa wanjye urwo rutwe bararumena maze ubwiza ukuri ugasuzugura sinzanusiga urwo rutwe bararumena mana harimo umugabo w'urukara bakamaze ubwiza ukuri wowe ntabwo rero maze ubwiza ukuri namubonye buretse harimo umugabo w'urukara ntabwo ni kandi ngeraga turabonana banza ngwino nene soka wakigawe nakubonye ushamutse igitanda ngwino hano banza mureka so none se papa byonzanira icyuma soka ariko nakubwiraga njya ndumacatse no kwituma wayaguma hano amakuru ni meza amakuru ni meza ntago wanyaye biti usokuza uzibisha abantu mu rugo rwanjye sheri ariko uyu mugabo w'urukara rero reka maze ubwisukuri murekure bawitonze gato papa wibanza gubuka bino biri bukebuke wibanza mu rugo rwanjye ngo murabuke mbetonde hano wakigawe uraza kunshinya no mu rugo rwanjye umva mwana azobigisha ngo she abana bawe abigishije umuco wo gufata abagabo gutya none ubundi nkanye ngewe ndiso uyu ni umugabo wanjye yereka mbanze mubwiza ukuri bari kukubwira ngo ndi umugabo umugabo icara nyizane genda kizane ibi ni iki banguka ni muri aka kagore Berize waretse